tuvuge iki cyacu inzara. Twabonye ko dufite hypothalamus ni kontrola inzara, ni imenyesha umubiri iyo ukeneye kurya, ni imenyesha umubiri ko unaniwe ukeneye kuryama n'ibindi n'ibindi, ndetse n'ibintu bijyanye no mu mashuka mu buriri burya nabyo ngo bituruka kuri ako gace bita hypothalamus. Niyo mpamvu iyo umuntu akunda kujya mu kazi akajya muri za chat n'abasheri be, ukunda kumubwira ngo nyamaze ashobora kuba atari akazi kawe. Iyo uri mu kazi kawe naho wagira sheri ukomeza kuzirikana ko wenda uramuvugisha, ariko ukumva wakomeza ukabanza ukarangiza akazi kawe neza. N'iki inzara rero nuko nguko. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu uri nomo iyo yariye nyuma y'amasaha 6 yongera agasonza, ibintu bita be hungry, gusonza. Ariko n'ikindi bita mu cyongereza to be starving, none aho twita mu Kinyarwanda ngo ni inzara yamwishe. Ari gusonza no kwicwa n'inzara n'ibintu bitandukanye. Nubwo akenshi umuntu avuga ngo inzara yanyishe, ariko rimwe na rimwe abashonje yakayura rimwe ati inzara iranyishe. Inzara ikwishe umubiri watangiye no gukoresha ku mareserve, abantu babyize barabizi. Muri ayo masaha 6 rero umuntu asonzera, iyo umuntu yariye saa moya, saa 7 burya aba yongeye gusonza. Umuntu umwe yaciye umugani aravuga ngo uwiruhiriza ubusa ararahaza. Abantu bajya biyiriza mu bantu basenga, yabaze keje aziyiriza akarya imyumbati cyane ku muri ifata mu gifu. Iyo uraye uhaze cyane ikintu cyantangaje usonza vuba. Okay, icyo tukiveho. Ntabwo nakubuzaga kujya wirira imyumbati igihe ufite amasengesho. Ariko noneho iyo umuntu ari muri kintu Imana yamuremeye gukora, byibuza amasaha 12 ashobora kuyamara atarasonza, byikubye kabiri. Cyane tuvuze ngo double, you shall have a double portion of prosperity and everlasting joy. Bivuze iki? Biravuze ngo nicyo gituma Yesu ubwo yari yatumyeho ibyo kurya, abigishwa bakajya kubizana bose bakamusiga, yasigaranye n'umusamariyakazi. Ayo makuru murayazi ku iriba rya Yakobo. Arangije bagarutse basanga inzara yashize, cyangwa se nta gifite uko gushaka ibiryo cyangwa se gusonza no kubaza ibiryo cyane. Barangije arababwira ngo erega mfite ibyo kurya mutazi. Baramaze barabazanya ngo ninde wamuzaniye ibyo kurya. Arababwira ngo gukora umurimo w'uwantumye ndetse no kuwusohoza nibyo byo kurya byanjye. Wari uzi ko se iyo umuntu bamusigiye akazi ariko kamwe ngo uzakora igihe ushake, ntago ari agent, ntago kihutirwa cyane. Iyo ari cyo yaremewe gukora akaba nta bindi afite agomba gukora, mu gihe abandi bere ku macati n'ibindi, wahita afata ka kazi agatangira kugakora. Kandi yamara gutangira kugakora, nubwo nta pressure bamushyizeho, nubwo katihutirwa, akaba ashobora no kwibagirwa kujya kurya, akaba ashobora no kutananirwa vuba. Aha ngaha nshatse gusobanura iki? Nshatse gusobanura ngo niba ushaka kumenya icyo Imana yakuremeye gukora, reba ikintu wigeze kuba uri gukora, nta wagushyizeho pressure, nta uri bunaguhembera rimwe na rimwe, ariko kigatuma wibagirwa no kujya kurya. Abantu bakaza, uri mu kazi, nta wakubwiye ngo ibi birihutirwa, ni wowe wafashe initiative cyangwa se intego yo kuvuga ngo reka mbikure mu nzira. Rimwe na rimwe bikaba no mu nshingano zawe, ariko ukabona urabishoboye kandi wabikora. Noneho abantu bakaza kuza saa 9 kubaza ati wagiye muri pause, ukavuga uti ntabwo amasaha ya pause yageze. Wibagiwe isaha ko zagiye, cya kintu twavuze cya 9, kutananirwa. Kandi cya kabiri wibagiwe kujya kurya, ndetse ukabuhura uti mugende ndaza kubasanga ndabanza kuza kurya, reka mbanze nangiza akakana. Ukaza kurangiza ushidutse bigeze ku mugoroba utariye. Mu gihe abandi bari kwayura murabizi ko bijya bikorwa, umuntu ashobora kwayura ananiwe, ashobora no kwayura afite inzara. Ariko uko kwayura kose kwabo kwinzara kwabo no kumunaniro, nujya ubona kuza mu gihe cy'imburagihe, biba bigaragaza yuko icyo gukora atari cyo Imana yakuremeye gukora. Ariko iyo uri gukora cya kintu Imana yakuremeye gukora, ahubwo kugikora bihinduka nk'ibiryo byawe. Iyo uri kugikora ntusonza, niyo usonje ntusonza vuba. Abandi basonzera 6, wowe 12 wayageze, kandi habagushyizeho imbaraga kumwe ngo ukirangize vuba, nutakirangiza turakwirukana. Aho ngayo bavuze ngo barakwirukana byo, buri muntu wese ashobora gukora ibidasanzwe. Ahantu wakiruka naho wakiruka bakurasheho bingana, kubera ko ufite ubwoba uri kugerageza kwikiza. Aho wasimbuka nuko, ariko noneho ibi byo turi kuvuga nta muntu waguteye ubwoba, nta menasi kuriho, nta gitutu kikuriho. Ni ibiki bishobora gutuma ukomeza ukora ntusonze, ntumve ushamajwe no kujya kurya, ahubwo ukaba ushamajwe no kugira ngo ubikore ubinoze kandi ubirangize neza.
ibyo biragaragaza yuko ari Imana yakuremeye. Ntabwo mvuze ngo ntuzasonza, ushobora no kuba warayitariye wenda, ariko ibintu byo kuba wariye saa moya saa yine ukumva urashaka kurya biraturuka yuko ikintu uri gukora kimeze nk'aho kiguteye ubunebwe, kimeze nk'aho utagikunda, kimeze nk'aho atari icyawe. Ese wagihinduka ukajya muri cya kindi gituma wibagirwa no kujya kurya? Ese wagihinduka ukajya muri cya kindi gituma kurya ubishyira ku ruhande, ahubwo kugikora akaba ari byo wumva ugomba gukora kuruta ibindi, aricyo ushyize imbere?